Muraho neza abakunzi bacu mwese mudukurikira, ndabasuhuje cyane. Uyu munsi tugiye kureba inzu 3 zihendutse cyane hano muri Kigali. Ziri hagati ya miliyoni 8, intago zirengeje miliyoni 15. Ziherereye i Bumbogo, hafi cyane y'umuhanda. Ntujye kure, kuko ushobora gusanga imwe muri izi nzu 3 ariyo wari utegereje. Tekereza, uyu munsi uri mu bukode, uri kwishyura buri kwezi. Ariko ejo birashoboka cyane, ushobora kugira amahirwe yo kuba mu nzu yawe bwite. Icyo bisaba nuko Imana yatanga umugisha, nawe ugafata icyemezo. Mbere yuko dutangira iyi video, reka dufate akanya dushimire Imana. Mana yacu iri mu ijuru, turagushimira kubw'uyu munsi mwiza uduhaye. Turagushimira kubw'ubuzima, kubw'amahirwe yo gukomeza gukora no gushaka icyaduteza imbere mu buzima bwacu. Mana, turagusaba umugisha wawe ube ku bantu bose bari mu mirimo itandukanye, abari mu mirimo y'amaboko, abakora mu biro, abikorera ku giti cyabo. Ubongerera amahirwe, ibikorwa byabo biha umugisha. Ariko Mana, nanone turagusaba wite ku bantu badafite akazi, ubaha amahirwe, ubacira inzira nshya, ubaha imbaraga n'ibitekerezo bibageza ku mirimo ibateza imbere. Turagusaba kandi wite ku bababaye, abafite ibibazo bikomeye mu buzima, abarwaye n'abafite ibikomere mu mutima. Ubahe ihumure, ubakomeze, ubafashe kubona ibisubizo n'icyizere cyo kubaho neza ejo hazaza. Mana, aho ubona bikomeye ubihindure byoroshye, aho ubona bidashoboka ubihindure ibishoboka. Turagushimiye kandi turakwizeye ko ubikoze. Amena. Reka ngubaze iki kibazo cy'ingenzi uransubiza muri comment. Wowe uri kureba iyi video utuye he? Ese bibaye ngombwa ko wimuka uyu munsi, wakishimira kwimukira mu kahe gace? Ni akahe gace wumva wishimira kurusha ahandi hose? Ikindi kibazo cy'ingenzi, wowe wifuza kuzagura inzu itarengeje amafaranga angahe? Ni miliyoni 5, ni miliyoni 10, cyangwa ni miliyoni 20 kuzamura? Munyandikire hasi hano muri comment. Ibitekerezo byanyu biradufasha cyane kumenya neza ubutaha inzu tuzabazanira. Icyifuzo cya benshi nicyo tuzagenderaho dukora video y'ubutaha. Uyu munsi rero nazindutse kare cyane, ntekereza ku butumwa nari maze iminsi mbona butandukanye. Abantu benshi bagiye bambwira bati muzatuzanira inzu ariko zidahenze. Barambwira bati turashaka inzu n'abantu badafite amafaranga menshi bashobora kubasha kuba bagura. Niyo mpamvu nahise mfata icyemezo cyo kujya gushaka inzu zidahenze ziri muri Kigali. Niyerekeje Bumbogo. Bumbogo ni ahantu hari gutera imbere cyane, ariko hakiri amahirwe ku bantu bashaka inzu zidahenze. Amazina yanjye nitwa Kwihangana Abeli, ndi kameramani wanyu, kandi inshingano zanjye ni ukubagezaho amahirwe nyayo ari ku isoko. Uyu munsi rero ndi kumwe na Jean Paul. Jean Paul azi neza aka gace k'Ibumbogo, kuko Ibumbogo ni hatuye. Azi inzu zaho, azi zifite amahirwe zidahenze. Agiye kudutembereza adusobanurire neza inzu 3 atuzaniye. Ni inzu zituranye. Tugiye guhera ku ya mbere. Reka duhe umwanya Jean Paul adusobanurire ibijyanye n'iyi nzu ya mbere. Kumwe na mugenzi wanjye turacyakomeje. Uyu munsi yakwemereye kutwereka inzu 3 ziri ku isoko. Banze twibutsa amazina. Nitwa Girukwa Jean Paul. Iyi nzu irashaka miliyoni 12, cyangwa mbwa cyayo kidahari, ariko no gukataho kuko hariho undi muturanyi utuye hano. Bagabana kuri cyangoma, kuko ngo bakiriho ari babiri. Ariko noneho muri miliyoni 12 hazamo no kuganira. N'ibiganiro byazamo muri 12. Iyi nzu iri hafi n'umuhanda munini, hari amazi n'umuriro. Umuhanda munini uzacamo kaburimbo hano hafi n'aho imodoka zifite. Amazi ari mu gikari hari amazi.
dusobanurire byinshi kuri iyi nzu. Iyi nzu ifite ibyumba bingahe? Mu gikari ntabwo twagezeyo. Iyi nzu ifite ibyumba 4 na salo. Ifite n'igikoni hanze, ifite imiryango 3. Iyo miryango 3 ifite? Iyo miryango 3 hamwe n'ishamburete, ahandi ni icyumba na salo, ahandi ni ishamburete. Urumva shamburete 2 n'icyumba na salo mu gikari. Ubuso se ubu ngubu wabuze ngo nubwo bazagabana icyangombwa ari ugusaturaho. Ubuso wenda ugereranyije nawe uri kuhareba abafite nk'ubuso wenda 400. Ari kugenda twereka ahantu hose wahifuza kumva yahagura. Dusobanure akagari irimo, umurenge. Akagari ino nzirimo ni akagari ka Nyabikenke mu mudugudu wa Kigara mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Ibindi ubwo ngubwo wabikenera yashaka yazaza akayireba, yazahagera. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Inzu ya kabiri yakomeje azenguruka, mumenye ko hari mu butaka buri kumwe n'ino nzu ya kabiri. Nitwa Girukwayo Jean Paul. Yes. Girukwayo Jean Paul atuzaniye imari. Hano hantu duherereye agiye gutangira dusobanurira aha duhagaze ni hehe, ni muhe murenge, ni mu kahe karere. Anatubwire ino mari atuzaniye amakuru yayo. Ahangaha ni mu mudugudu wa Kigara mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke mu karere ka Gasabo. Iyi mari iragurishwa miliyoni 8. Icyangombwa cyayo kirihariye. Icyangombwa kirihariye. Cyanditse ku muntu umwe limitasiyo. Miliyoni 8 zonyine umuntu zifite. Umuntu azifite yaza akagura nta yindi mbogamizi, bagakora limitasiyo ubutaka bukamwandikaho neza. Ubuso bwaho ni ubuso bwaho ni 300. 300 waruzuye. Umuhanda wenda abantu ntabwo bari kuhareba, dusobanura. Genda hari kuhareba ariko weho dusobanure neza ibijyanye n'umuhanda. Kuva ku muhanda ugera kuri iyi ni metero 5. Umuhanda urahegereje ko zahari inzira y'amaguru umuntu agenda agahita agera ku amashuri ari hano hafi ni ayahe cyangwa ikindi gikorwa remezo? Amashuri ari hano haraguru ku murenge hano Bumbogo. Hari n'ayandi mashuri nabonye hariya cyo mu kandi hari amashuri wabonye hariya ari mu santere ya Nyabikenke. Hariya amashuri rero amashuri ntabwo ari amashuri ya leta, ni polisi. Hariya ni polisi. Haregereye amashuri hano nta kibazo. Akomeje kudutembereza, agiye kugenda azenguruka inzu yose tumenye aho igarukiye.
ushaka kugura inozo ya gatatu, Jean Paul agiye kudutembereza atuzengurutse inzu yose tumenye aho igarukiye. Uko iminsi igenda ishira ibiciro birazamuka. Kugura inzu si ibintu byo gutegereza igihe kirekire. Uko iminsi igenda ishira niko ibiciro bizamuka. Aho abantu badatuye cyane uyu munsi, ejo hazaba hahenze cyane. Aho i Bumbogo hegereye umuhanda, hari gutera imbere vuba. Ntuye mu mudugudu wa Kigara. Imari mbazaniye iri hano mu mudugudu wa Kigara n'ubundi irashaka miliyoni 15 ino nzu. Kuba bayafite yaza akayireba. Nyabanza mukabavugisha nta kibazo. Halo. Kanze muhamagara mubaze ikiri mutwe. Reka mvugishe umudamu. Miliyoni 15. Dusobanura ibiranga iyi nzu ishakamo miliyoni 15. Urabona hari amazi, hari umuriro, ni hafi y'umuhanda, ni muri quartier ituwe, ni mu miturire. Cyangombwa cyayo kirihariye. Ni mitasiyo. Ubuso bwaho afite ubuso 570. Inzu se ifite ibyumba bingahe? Ibyumba 3 na salo. Ifite n'utundi tuzi ku mpande ariko twome tuyometseho. Imwe ifite dusubiremo inzu ibiyiranga byose. Ifite ibyumba bingahe? Inzu ifite ibyumba 3 na salo. Ikagira n'utundi tunegisi hanze tubiri. Kamwe gafite icyumba na salo, akandi n'agashamburete. Ubwo ni miliyoni 15. Miliyoni 15 yaza umukiriya bakaba yawenda yakatuzaho, ariko bamukaturira wenda ho makeya. Harimo n'ibiganiro. Okay. Ndumva nta kindi, nimba nta kindi twarenzaho, igisigaye nuko umuntu yaza kareba. Ikibazo murakoze cyane. Umuntu ushaka kugura inozo ya gatatu, Jean Paul agiye kudutembereza atuzengurutse inzu yose tumenye aho igarukiye.
ibiciro biracyari hasi. Ibi ni byo bita amahirwe nyayo. Niba ubonye iyi video ntuyirebe gusa ngo uceho, kanda like, ukore subscribe, andika comment, utubwire bije ufite wakishyura imwe muri izi nzu, kuko hari igihe tukwereka inzu ukabona ikwiranye n'ibyifuzo byawe neza. Waba ufite ubukwe cyangwa wateguye ibindi birori ukeneyemo amafoto na video nziza, Haberi Studio dukora video n'amafoto, twamamariza abafite business, dufungurira YouTube channels abifuza kuba aba content creators bashyashya babishaka, tukabafasha no kuzikurikirana, kandi tugaragaza impano nshya, kwakira n'abafite ibyifuzo, abafite inkuru n'abashaka gutanga ubuhamya. Ukeneye imwe muri izo serivisi watwandikira kuri WhatsApp 078 100 73 26 cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero.